Hello, ladies and gentlemen, this is Afrimax Show. Yes, nshuti zanjye nongeye nagarutse n'uyu munsi tukwibutsa yuko ukwiye gukora like, share ndetse na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ujye uwa mbere mu kubibona udacitswe. Ndetse haba hari igitekerezo cyangwa icyifuzo ahandi ugomba kugishyira ni hehe? Ni muri comment. Ushize twabonye yuko abantu benshi bakurira mu ngaruka z'amakosa yakozwe n'ababanjirije. Uyu munsi rero tugiye kureba uko warinda abazagukomokaho guhura n'ingaruka z'amakosa gukomotseho. Uzi ko ubu benshi bakurira mu makosa yakozwe n'ababanjirije kubera yuko atigeze akosorwa bityo akaba uruhererekane. Aho ushobora gusanga n'uyu munsi bamwe bahura n'ingaruka z'ayo makosa yafashwe nk'ikintu kizima bityo ntakosorwe. Rego uzabona benshi banze gukosoka bakabigwamo ko batumvisha uburemere bw'ikosa nyamara bakabateguriye abazabakomokaho inzira mbi ziyaturutseho. Uzabona bamwe na bamwe bigunze barimo barwana n'ingaruka z'amakosa banze gukosora, gusa rimwe ryo guca inyuma uwo bashakanye bitumye abaho mu buzima bwe bwijimye ubuzima bwe bwose. Niyo mpamvu ko gukwiye kubaho nk'utaragira ejo he, bityo bikakurinda kwangiza ahazaza bazagukomokaho mu gihe kizaza. Ndetse ngo ubwo wahisha ikosa igihe kinini ukarigira ukuri ngo nuko ntawaribonye, amaherezo birangira rikiri ryo. Kuko ni nko kwambika izuru ry'ingurube impeta ya zahabu kuko birangira rikiri ryo. Ese ubwo ni nko gufata itabaza ryako ukaritwikiriza intonga. Erega kwemera gukosorwa ni ubupfura kuko bigaragaza kwemera gukosoka. Kandi burya umuntu ntakosora uwo ari we wese. Gerageza wumve ibyo akubwiye byose, ntuzite ku ngano ye, ndetse icyo akubwira cyose ugiha agaciro. Aba nasoza nkubwira nti reka kureba ibintu nk'aho bitashoboka kuko n'amakosa wakoze wayakosora ndetse bigakunda. Erega it seems like impossible until it's done. Don't ever make things be difficult for you. Just live with it and correct it. Bifuje gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro byacu, mukora like, share ndetse na subscribe. Ciao ciao. Hello, ladies and gentlemen, this is Afrimax.